nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Mu gace gaherutse twaribazaga ngo ese ubwato ni iki? Twaribazaga ngo ubwato ni iki? Twari turi muri ya ntego ivuga ngo mu bwato bwawe Yesu ariyamye. Twaganiriye tugendeye mu ndirimbo y'umuririmbyi havuga ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane, twabugeranya n'ubwato mu mazi. Niho twadushingiye kuri iyo ndirimbo. Amagambo ari muri iyo ndirimbo niyo yabaye incamake y'icyo twakita cyangwa agace kabanza. Agace ka B tugiye noneho kwinjira none mu busobanuro bwimbitse bigendeye mu ijambo ry'Imana, turebe ubwato bwacu aribwo bugingo bwacu. Yesu akwiriye kuba hehe mu bugingo bwanjye, mu mibereho ya buri munsi, mu buzima bwa buri munsi, mu buryo tubayeho. Yesu akwiriye kuba hehe? Niye nkwiriye guhereza Yesu ngo abe. Amina. Uyu mwanditsi yatubwiye ngo habaye ku masaha y'umugoroba. Mu yandi magambo, mbese urumva bari biriwe mu mirimo, biriwe bakorana, biriwe bafite ibyo barimo, none ngo buragoroba. Bugorobye Yesu ngo abwira abigishwa ngo binjire mu bwato bagende bajye hakurya. Ngo bajya mu bwato bahozemo kare, bivuga ngo ubwo bwato Yesu yari yabukoresheje na kare, barongera babwinjiramo baragenda. Biratubwiye ngo bari kugenda bageze hagati na hagati mu mazi, ahantu umuntu atabasha kureba iyo bavuye, atareba niyo bari kujya, ngo bahageze hagati muri centre, mbese mu mazi hagati. Ngo umuyaga urabahura, ngo umuyaga uraza winjira, uri umuyaga w'imbaraga uvanze n'umuraba. Ngo umuraba uraza ngo urabakubita, ukubita ubwato ngo hafi no kurohama. Niko twasomye ngo hafi, mbese habura gato ngo barohame. Aba bigishwa ahantu bakoreraga iwabo Galileya niho bavukira. Bibiliya igaragaza ko uretse Yuda wenyine niwe wavukaga mu mujyi Yerusalemu. Abandi bose bari abo muri karitsiye aho ngaho niho bavukaga. Bavukaga ku nyanja aho hafi, mbese umwuga wabo wari uwo kuroba, wari uwo kuvugama, kugashya. Ni ibintu byabo bari babimenyereye. Ariko ngo uwo munsi haza umuraba utarigeze ubatera mu buzima bwabo na rimwe. Haza umuraba batigeze babona kuva babaho. Haza umuraba mu gihe bamaze baroba batigeze babona. Umuraba uraza. Akambabwira, muri iyi minsi dufite umuraba wa corona, hagiye haba ibyorezo n'ibyorezo bigenda ukuntu. Ariko ntekereza ko turi batoya twebwe, njye ndacyari mutoya, gusa twagiye twiga ibyorezo byagiye baho n'inzara zagiye zibaho, ariko ntiyigeze habaho icyorezo kigumisha abantu mu rugo. Ntiyigeze habaho icyorezo gituma abantu bagenda bapfusa amazuru n'iminwa. Ntiyigeze habaho icyorezo gitegeka abantu guhora boga buri munsi. Ntiyigeze habaho icyorezo gitegeka abantu gukoresha imiti idasanzwe. Iki cyorezo ntikigeze kibaho. Iki cyorezo turi kurwana nacyo twakigeranya n'umuraba aba bigishwa bahuye nawo. Dusanzwe duhura na malariya tukayirwara tugakira. Abantu bamaze kumenyera kubana na sida, abandi bamaze kumenyera kubana n'icyorezo by'indi byorezo bisanzwe bitandukanye. Ni byinshi ntitwabivuga ngo tubirangize. So diabete bari kubana nazo, hypertension bari kubana nayo, umuntu bakamwigisha uburyo yitwarana nayo akabishobora. Umuvuduko w'amaraso abantu bari kubana nawo. Ibyorezo byinshi abantu bari kubana nabyo. Ariko iki cyorezo cya coronavirus
cyaje mu bundi buryo budasanzwe, kidutungura nk'uko uyu muraba watunguye abigishwa. Ariko nubwo kidutunguye, Imana ishimwe, Yesu aracyari muri twe, ntarapfa. Yesu wahoze muri twe mu gihe cya za diyabete aracyahari. Yesu wakoranye natwe mu gihe cya za malariya, na n'ubu Imana ishimwe, na n'ubu aracyakora, ntiyahindutse. Ni Yesu wa wundi tuzi, ni Yesu udahinduka, udahindurwa n'ibihe. Imana ishimwe, ni wa wundi wabanye natwe mu gihe cy'indwara zitandukanye izagiye zaduka zikaza zikadusanga, ariko Yesu agakomeza kubana natwe. Ariya ngo mbabwire, Imana ishimwe, muri iki gihe cy'uyu muraba turi kurwana n'uwa korona, abahanga bashizeho akabo bararwanya, baraharana, bagerageza uko bashoboye biranga. Reka mbabwire ibi mwakoze. Abigishwa ba Yesu no barakoroboje, abigishwa ba Yesu ngo baragerageje, barwana n'umuraba, ngo baragasha, badaha amazi barayamena, barwana n'umuraba, ngo barwana nawo, bageze aho barananirwa. Ariko mu kunanirwa, Imana ishimwe, nko mu kunanirwa Yesu yari aryamye muri ubwo bwato, kandi ngo aryamye bwerekeza, bisobanura ngo niwe wari uri kuri direkisiyo y'ubwato, niwe wari uri ku mwanya wa mbere. Reka mbabwire abahanga, abashakashatsi, mwe muzi iby'isi, mwe mwize mu kaminuza, nimureke mushyire Yesu imbere mu byo mukora byose. Abari guhiga urukingo, bari gushakisha urukingo, ndagira ngo mbabwire ngo Yesu nimumushyira imbere urukingo ruraboneka. Ariko mu gihe atari imbere, zeru. Igihe Yesu atari imbere ni zeru yanyu. Igihe Yesu atari ibwerekeza mu byo uri gutegura ni zeru yawe. Mu gihe Yesu atari ibwerekeza muri iyo miti uri kugenda uvangavanga ni zeru yawe. Mu yandi magambo, mu gihe Yesu utaramwakira, ibyo ugerageza byose nta mumaro bifite. Niki kiri gutuma abantu bahomba? Kubera icyo abantu bari kubaka amazu kajya kuvuga ngo bayateje cyamunara? Kubera icyo abantu bari kugerageza ibintu bakabikora ariko bikanga? Nta yindi mpamvu, nuko Yesu utamushize ibwerekeza muri iyo mirimo yawe utangiye. Yesu ntiyigeze azibwerekeza muri izo nzu uri kubaka. Yesu ntiyaje ibwerekeza muri iyo kampani ushinze. Niyo mpamvu igiye guhirima, niyo mpamvu yaguye, niyo mpamvu itagifite ubuzima, niyo mpamvu iri kunyura ku maradiyo, ku mateleviziyo ikanyuraho bavuga ngo bashwanye, ngo birye umutungo. Nuko Yesu ibwerekeza muri iyo kampani yawe atararimo. Yesu ntiwamushize ibwerekeza muri kampani. Ndagira ngo mbabwire ngo ababigishwa bari bakoroboze, bari bagerageje uko bashoboye, n'abantu bari bazi kuroba, n'abantu bari bamenyereye aka kazi, baragerageje banza birwanaho, ngo ariko ngo mu kwirwanaho biranga. Bamaze kubona ko byanze, ngo bibuka ko Yesu aryamye mu bwato. Haleluya, 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 haleluya. Ngo bibuka ko Yesu aryamye mu bwato, bibuka ko Yesu amina, 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 bibuka ko Yesu aryamye mu bwato. Ngo bakimara kwibuka ko aryamye, umva amagambo abiri nashatse kukubwira. Ngo begera Yesu, baramwegera bamubwira ati mwigishwa, bamubwira ati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Mana ishimwe. Reka mbabwire, iyaba ari twebwe twajya gukangura Yesu, twari kumukangurana ikinyabupfura gike. Ariko abigishwa bagize ikinyabupfura. Ntekereza ko ari nkawe bitewe n'aya masengesho ujya usenga, wari kugenda uvuga ngo ariko Yesu nta soni, nawe uraryamye, twebwe turashize, urupfu rwatwegereye, reba aho twarwaniye n'amazi wisinziriye. Aba bigishwa bagize disipurine, ngo bajya gukangura Yesu bucece. Amubwira ati mwigisha, tubyitayeho ko tugiye gupfa?
Mu yandi magambo, mwigisha mwiza, Yesu papa wacu, haleluya, muyobozi wacu, tugiye gupfa ntako tutagize, twarwanya ariko byanze, niwe dusigarijeho ubutabazi, ngaho dutabare nawe. Ngo Yesu yumva uburyo bamukanguye. Reka nkubwire, iga gukangura Yesu, iga kuvugana n'Imana. Va muri ayo matiku n'ayo matiriganya, wiga kuvugana na Yesu. Yesu si so wanyu, si nyoko wanyu, si mubyara wa, si mwishwa wawe, si nyogosenge, si marume wawe. Ntabwo bamukangura ngo nimba ngo utabikoze ngo ngiye ngo ni genda imbere ya Yesu. Mu Giswahili avuga ngo kwa unyenyekevu, uciye bugufi, 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 witonze gake gake, wegere Yesu umubwira ati mwigisha, Yesu wanjye nashonje, databuja nabuze aho kuryama, databuja inzu bari kunyirukana, mwami wanjye uce bugufi. Ingorane dufite, abantu bafite Yesu mu bwato muri iyi minsi bari kumubwira nabi, bari kugera imbere ya Yesu akumubwira bitonze, akamubwira bamutonganya. Bari kugera imbere ya Yesu bakamubwira mbese wona nta kinyabupfura, nta discipline bafite. Yesu akeneye kumubwira gake gake umwubashye. Impamvu ibyo byawe wamubwiye bitasubijwe ni ikinyabupfura gike wagize. Impamvu ibyo byawe wamubwiye ubukwe bwawe butasohoye, amafaranga washaka gutayabonye, mu kazi kawe bitungutse, nuko wagendanye imbere Yesu ikinyabupfura gike. Nicyo kinyabupfura gike Yesu ashaka ndi kuvuga, niko wagiye imbere Yesu n'ibyaha, wagiye udatunganye, wagendanye ibyaha, wagendanye ibyaha imbere y'Imana, wagiye gusenga Imana ufite ibyaha, niyo mpamvu utasubijwe. Ndagira ngo mubwire rero, kuri icyo cyose kibi imbere ya Yesu, maze Yesu akwakire. Umva, Imana ishimwe. Ngo bakimukangura gake gake, mwigisha ntubyitaye ko tugiye kurimbuka, ntubireba ko tugiye gupfa. Se ntiwabonye uburyo twarwanye n'umuraba kuva kare, ko watuzangangaje, ko watuzengereje twenda gupfa, ntiwabibonye databuja. Ngo Yesu arebye iyo mvugo bajemo kumukanguramo, ngo ahita ahaguruka. Imana ishimwe. Ngo ahita abyuka, ngo acyaha umuyaga, ngo umuyaga uratuza, ngo n'umuraba uraceceka burundu, ngo uratuza uramwumvira. Imana ishimwe. Niko twasomye. Reka nkubwire, shira Yesu ibwerekeza, nurangiza numara kumushyira ibwerekeza. Kumushyira ibwerekeza ni iki? Ni ukumwemera nk'umwami wawe, ukamwizera nk'umwami n'umukiza. Wamara kumwizera nk'umwami n'umukiza, aba agiye ibwerekeza. Iyo umwemeye nk'umwami n'umukiza, ukamuha umwanya wa mbere muri wowe, akaba ari ukuyobora gutegeka, icyo gihe umushyize ibwerekeza, aba amaze kujya ibwerekeza icyo gihe. Icya kabiri, nujya kumuvugisha, muvugisha nk'umunyacyubahiro. Iyo umusirikare agiye kuvugana n'umuruta, n'umukuru we, mbere yuko umuvugisha arabanza akamuterera isari, agaca bugufi imbere akamubwira ngo icyubahiro ni icyawe afande. Yamara kumubwira ngo icyubahiro ni icyawe afande, nawe akamwikiriza akamubwira ati okay, nawe akamuha isari, barangiza bakaganira. Mu yandi magambo, kuganira na Yesu, banza uce bugufi, banza wirebe, wisuzume, urebe ko nta kigutandukanya nawe. Nubona ko nta kigutandukanya nawe, ujye imbere yiwe, umubwire ngo Yesu, nce bugufi imbere yawe, ngusabye kugira ngo ugire neza. Imana ibahe umugisha. Ako kari agace ka B kwa turimo tuganiraho, tureba ngo none se ibwerekeza ni he, twakora iki kugira ngo tubibwerekeza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.